yambu abakunzi bacu ba family yacu Jolie and Hegman turabiyegereje mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ariko ntarabiyegereza cyangwa se ntariyegereza umutumirwa wacu ngarutse hano ije kubashimira ndabashimiye ku bintu muri kunyereka nukuri kose nabakunze ndabakunda nzohora mbakunda nk'abantu ariko ndikwama numva sinzi ukuntu meze umutima wanje wuzuye ibyishimo bagurira imbombo burimo imbombo ariko imbombo burari ni ikintu cyiza niyo umuntu agiye kwinjira mu nzu azereza umwana imbombo kubera ko bimwereka iki urukundo ya mwanyeretse urukundo nabakunze mwadukunze mwatweretse mbese mwatwambaye mukomeze mubikore gutyo n'abataranabikora n'abatarakora kajya kantu subscribe bayikore nakajya kantu ko kirauki kajya ka oke timukareki kara kantu kaza kanamera neza n'ibisanzwe uragize gutya umuntu azayumva nezerewe cyane nukuri mwatugaragarije urukundo turabakunda mukomereze gutyo mukomeze mudusharinge mukomeze mushira ahantu hose uri wese ufite telefone ahantu hari urubuga ahita kubitaho sibyo ariko icyo mwanyeretse cyonyine ndabizi kuko nibi mukomeza mukabikora turabakunda mukomeze nyine mukora izo ngibyo nyine narimbabwiye kandi ndabizi kuko mubikora neza kubera ko muri abantu beza muri n'abakristo kubera kuko nabonye abantu babakora neza na comment muri kubikora neza cyane hano dufite umutumirwa wacu ntago ari umushyitsi n'umushyitsi hano kuri twebwe kuri channel yacu ariko no muntu uzwi kuri mutandao haro koko arazwe kuri mutandao je niho namumenyeye mukundira kuri mutandao ndavuga ati uriya muntu tutarakorana ikiganiro sinushobora hano kuri family yacu n'umutware wanje none reka mbaze komeze mutsinde nababwiye gahijya musaza wa mayina cyangwa umwacu sisa kandi kuvuga murazamureba hari hepfo bako nabanje kubabwira ya ndavuga ati iyi channel yo musaza wanje na mayina komeza ahubwo ako kantu ni ya musaza wawe na mayina none se we are brothers and sisters muri Kristo ya ako kantu cyaho wigeze tuva namwe muzamwa nizama mvuga gutya namwe muzamwa mubigira gutya ukuntu nyine ukabivuga neza kuko wacu ya stand on the understanding ibene no kuri hanyuma no kuri turakwigesha cyane hano kuri family yacu murakoze turagukunda cyane nibyo bikomeye tubizi se ndukunda iryo jambo iyo umuntu anguye marankunda sana melting melting no gushonga no kuri kose none turakwegereje hano isange kwa kunduza ubikora arahijya kandi nabo abandi bazamukora subscribe bara bose bamuzi muze wenda wacu barabonda bashoboye nabanje nabawe bibwire nyine okay ku mazina nivuga nyine according iri kinyamurenge kinyamurenge n'ubutaje bamuvuga ni wanyu na hege n'umuhana yego twe turabanyamurenge kandi gano wacu iyo family tuvuga umuco tuvuga ibintu nyine by'iwacu ese cyo gisengere kijana masayina cyakemutse nitwa Nguvu Samusoni ndi umunyabyinshi w'umuzigura kamumwishwa w'abasiti bazigura bagiki no kuvuga ngo abanyabyinshi bagira amazu menshi ariko inzu z'abanyabyinshi ni zitatu hariho abariza hakabaho abagayi hakabaho n'abahiri noneho abazigana ari inzi ngo ninka gusa abariza ni bene semariza aribo bagigi noneho abagayi ni bene rugayi yabyaye se bikabo abyara ruzigura abyara Rwamakombe abyara ninka batanu nuko inzu zacu zigabuye rero jewe ndi umuzigura
ndi umunyavyinshi w'umuzigura muzigura nkaba mwishwa abasita babafirira bafirira watu sita kubeba mizigo hano kwa wamuyomba ni muri karate twe kandi dutuye nuko abanyamurengaza bivuga twari dutuye mu mibunda mu mibunda hari amata menshi cyane n'amata amateke nta matatezo yahabaga hakaba n'amazi abonerana wakazushika mu ruzi ukireba kabureba ngo ni baraka twaguraga ibiyo wakazugera mu ruzi ukireba uko amazi yo mu mibunda wowe gusa ngo harera ndabizi ariko ngo nyine urabona kiki kirahure none se kirahure wakwibona iki kirahure gasikiyo amazi iwaje yabaga mukiyo kagira gitangaza ampaye nkamuri yeme muze kutubwira abajandike muri commentaire abanyamibunda ndabizi baraza kubona aya makuru wakazugera mu ruzi nyine utirebje ukamubwira ucenye ukiprotocol kandi no kuriyaga ngo ikiyo wakazi kacu no kukwereka amafiti yawe amakosa gusa niko kamaro k'ikiyo akindi kintu ndomyo koko no tuye hano karere niho mpanze ubu ngubu ndakijijwe nabatijwe mu muriro no mu mazi mu muriro yewe mu muriro kandi mu mwuka moto wa imani ako kando mu muriro Yohana yavuze gute yaramaze ati jewe ndijwe ry'urangurura mu butayu ariko hari umuntu uzoza wowe ntazobateresha amazi azobateresha umuriro cyangwa umwuka umuriro soma bibiliya oyenze gisoma ariko pasteur ni kaha handi hano gadufite bibiliya ivu abo ngabo nawe wenda n'abatari bakazi kuko ntari nkazi kumviyeho ariko uzasoma urabona no mubatizo wundi uyu nguyu wo kujana kuri piscine kuri Noel ngo babatije bibiliya ni umuhango w'abana ni ikimenyetso cyo gufa no kuzuka kwa Kristo ariko uramubatiza si wo kujana mu ijuru ni ukuri uyinyura aya uramubatiza ufuye warizeye Kristo utanyuze muri ari amazi uragenda ari wowe ndi worara uzamusha ushya mu bicu ukabura hose kwa Jesus alo mbinguni ndagira ngo namaze kwivuga noneho ngira YouTube channel yitwa Muriri TV show hagira n'indi yitwa Nguvu TV show izo zose ariko washatse noneho ntangaza niwe wa mbere imwe bari barabanje barayabura nukuri no kuri YouTube baza bayura nuko ayura baza bayo nibo bambere baza babura kurusha abagore uteshaguzwa buriya biremewe hano kwicana rwose ntabwo gatuzatuza dutangaga meza hano sinabonye akantu bavuze ngo abantu ngo bavyemeye ngo ntibazamura ibirenge ngo abantu babakuze ngo nimuzamura ibirenge nagabonye nta muntu utaziteshaguzwa tibibaho kandi noneho iyo turi hano mana ni hatari kweli kamera ganagira amafuta yandi yo gutuma abantu bavuga birenze ibindi bintu ngira ngo nuko abantu bamenye urakoze cyane abantu akandi ni jewe uyoboye urubyiruko rwose Nairobi jewe chairman y'urubyiruko data wanje niko bimeze aho ayo ngayo dore ayo tuzoyagarukaho nyuma ubutaha urakoze cyane naje ndishimiye turishimiye mweke murabona gute mwabantu ni ikiguruguru karacu n'undi mukubona ikiguruguru hari ikiguruguru bara n'ibihumbi niba n'ibihumbi twaje n'umutumirwa wacu amaze kubibwira murabyumvishije ni umuntu mwiza cyane ni umuntu usetsa yaza asetsa nicaye hara mu ntebe mpaye mureba hano kuri televiziyo ngaseka nkavuga atari komana ari umufana w'amase kwikote mugane wanyabwiza kanama se kwikote none ga turabigereje kandi umufishe none mbese tubaye basangwa nje nawe cyane tukira abashitsi none tugiye kubazana ivyo twabateguriye twaje twazanye ikintu kivuga ngo uyu muhanda kurabona gutemira wanje uyu muhanda wabaye urubobi akandi ahantu hari urubobi abantu bataje urubobi akadukoreshe gushira amavuta ku makaro ukamwamena nk'ubuto ngahe mbwira donc kiwomenya unyuze
cyangwa basi tuvuge nkahurure n'inyama y'inkoko kujya biza binyerera gutya ukaburaho bici no niko rubobi iyi mihanda niko rubobi urubobi ese ndabereza mu Rwanda batakuriye iwacu abandi bakuriye mu Burundi abandi bakuriye abanyamurenge n'abanyarwanda urubobi ni ibintu biza mu ruzi gutya cyangwa mu nzira ahantu abantu bamaze iminsi batanyura uzubwira ni pasi haranyerera ni gutyo pya kandi urubobi ruranyerera iyi mihanda rero yakomeje kuba abagore ko baranyerera abagabo ko baranyerera abana ko baranyerera donc nyarakambisambise ni va et vient ni kavumu kajumu ko kunyerera no papa umugabo yikubita n'umugore yikubita kandi uyini ibintu birakomeye usigaye useka umugenzi wawe gusa bwaba butarire episode yawe ikabirasohotse ibyo nawe hano ni ukugenda tumeze nka kugiye birivuga ngo mugire ubwenge bw'inzoka mugire ubwitonzi kinuma ni ukuvuga ngo rero iyi mihanda isaba kugenda gahoro gahoro akariro gakeya na fere no kugira ngo ejo nawe episode itaja gutambuka umva kuriya ibishikira mwene so nawe bishobora gushikira cyane ubundi dore ko twebwe turi n'abakristu tugomba kuzana dushiramo icyo bita ngo ni tukaba feya mugane w'abongereza ariko ntabwo ari feya y'itiki ni feya yo kugira ngo kijye to be fair donc niko gutolera nuko mbese niko kubabarira sindo umwongereza mumve ni nkimpuwe ariko ndimo gusobanura mu cyongereza kwa ko nconze ariko nyine nuko nyine to be fair no kugira gutema nuko kubabarira no kubabarira mutubwire batubwira mugore simwize aksa yawe ntiri mu cyongereza piki numva ari mu Giswahili aho ego mwana we ego baba noneho ubu noneho hariho intambara hagati y'abagore n'abagabo barakaye kandi abantu bamwe bashobora kumbwira ngo se ngo wowe ngo uravuga ngo usha abagabo ngo turashaka ngo usha abagore ngo turashaka ahubwo niwo bizi ahubwo nawe uku nije ufite amakuru bikomeye kumenya amakuru buriya hari abantu batuye muri Kenya ariko batazi hano mu mujyi donc bamaze imyaka 10 ariko uwo mubwira ngo ndi hano country bus ni jewe tugende kure niba hariho n'abandi sigitangaza kuba mu kintu utacunga kandi imyaka myinshi sigitangaza kuba ahantu utahazi umuntu arashobora kuba mu rugo ariko atazi the meaning y'urugo umuntu arashobora kuba umugore ariko atazi ngo kuba umugore niki inshingano z'umugore nizihe ibipaka y'umugore niyihe aho ibintu bunyine byarivanze umugabo asigaye w'umugore mu nshingano umugore nawe akaba umugabo mu nshingano ugasanga habaye icyo bize bita ngo nugukoliding ibintu bikagenda gutya nuko byagenda kandi jewe ahantu ndi mukubona ishosho cyane ndaguyereka aza bivugaho evangeliste atese ni gufite umwana sote yitwa Bebe umugore nawe akitwa Bebe nawe umugabo ube Bebe inzi yose ibaye ba Bebe ubwo rugo ruzokomera gute kandi bazi kico kintu kuba yefite abana batatu umwe ni Bebe ubundi ni Bebe none n'umugabo akaba Bebe nawe ga akwite Bebe none cyangwa ngo ese muri mu kwita umugabo ngo ubuki noneho uje wese aragata cyangwa ikije ko noneho ibyo bintu ni ukumanura donc ni ukugaba agaciro iminite cyangwa se ubudahangagwa Imana yashyize mu mugabo umugabo ni the head niwo ibibiri sigaranye umugabo ka Kristo none se ngo baza kamwe uvuze ngo bajya bazava ngo hani wikina bityo ngo nibo bagiye kugira umugabo mbese ukamo no kuminimiza kumutesha agaciro none se kutesha agaciro kandi ahubwo umwereka urukundo ariko kumwereka urukundo ahubwo bazabita piripiri cyangwa basi amwita umunyu kuko Bibiliya bivuga turi umunyu w'isi muzamushara basharirira ibibazo umunyu ahubwo shaka ntuvuze
ahubwo piripiri piripiri kubera ko piripiri tuzi piripiri uzujya piripiri ukumva rero abagabo bagomba kuba piripiri urusenda habe n'umunyu buriya umunyu ugira iminite ushize umunyu hariya gutya nyuma y'isaha cyangwa se iminsi ingahe nta kinyegeri wohabona ariko hamene ubuki cyangwa isukari nta minota 20 kandi hari si ku makaro washyire gusa uhamene isukari numara kuvuza kandi kubwenge aho abagabo rero bayi mukana ngo babite ngo ni bashuga ngo ni bahani maze uzokumva igicubahiro none se umuntu baragufashe bagukuye kuri iminite donc ubudahanga Imana yaguhaye bamakumanura bakugaranje n'isukari bakwise ngo sweet ngo sweet yeme sweet gute ibyo bintu mwabantu tureke uzumwita ngo niko cyangwa umwite mutware wanje cyangwa papa runaka niba ari pasteur uzumwita mushumba cyangwa niba ari prophet umwite muhanuzi w'Imana ayo ibyo bintu ariko ibintu cyo kuvuga ngo hani donge ga ni abagore bari mu guprofita gato se umugabo nakuye neza ira nkamamuzana nkabamugesheje kubuki ntakira umugabo keraga yabaye ubuki guzo ukoresha ushaka wo ushira ku mukate wo buragata wo ushira mu cyayi ahantu oro umugabo agomba gukariha ubundi umugabo biravuga ngo bagabo mukunde abagore banyu namwe mwabagore mwe muganduke submission gusubmitting no kuvuga ibyo bintu rero biteye ikerere abagore bari mu kenanga abagabo babagandukire abagabo nabo bagakenanga abagore babakunde urumva kera bacuritse Bibiliya siko ariko bimeze ututuzinaga twose tw'imperuka ngo wowe ukunde ukunda wese ngo urankunda kandi tibavuze ngo dukunde baravuze ngo tuganduke mwubahe muce bugufi none ni gute muri mu gukenera ngo abagabo ari bo bace bugufi kandi inshingano z'umugabo ntabwo inshingano z'umugabo ari ikiburi ahubwo inshingano z'umugabo ni uguca bugufi ni ugukunda kandi mu rukundo kuri Bibiliya ziba mu Bakorinto ngo bihanganira byose urumva inshingano urumva ariko yewe ibintu bya Bibiliya biza bigenda byuzuzanya urukundo donc ukunde icyo abagabo basabwa ku bagore babo ni ukubakunda no mu rukundo rero harimo kwihanganira byose impamvu rero umugabo adashobora kwihanganira umugore wiwe akenshi nuko atabamukunda kuri yuko ze balance y'urukundo nikosa umuntu yagukoreye ugasanga ikosa rirushije ibiro urukundo donc nta uba washereje rero jewe nkaba mbona akenshi ishosho riva aho ngaho kuri utu tuntu no kutubona ni gute mwebwe mutakicubaha abagabo ukabwira umugabo wawe ngo nakumesera amahubusha icuya ni hatari kweli none waravuze nama numva ko icuya nyine kiyo defanda abagore bagenzi jewe ndi ku ruhande rw'abagabo nawe ga ugaragaze kuvuga teke yanyu uvuga akarengana abagore mufite abagore twovuga ngo twama tuvuga ngo abagore turi babi ngo abagore ngo abagabo mwebwe muri beza urabona iki gutuma ubunyine ibintu zagize gutya urumva abagabo bunyine bararakaye cyangwa bagize imico bararakaye nabi barakaye hejuru y'ingo zabo none se umugore kizi hano hanze je ndizera kuko umugore umugabo wiwe wenda ukora inshingano zo mu rugo kurumva yaraza gukora inshingano zo mu rugo akaza mbese inshingano zo kujya bavuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo akabikora nyine kujya bikora cyende ndumva kuko nta mugore wasuzugura umugabo wiwe ariko kandi igituma ngenza mbona barabasuzugurwa nuko umugore hari ufite inshingano z'urugo kandi mukuri guhari na Bibiliya bivuga ngo abagabo bagomba kurwa kubagabo dushakira icyo tugira gute dushira mu bifu n'abagore nabo bivuga ngo ibyifuzo byose by'umugore bigomba guhekera mu mugabo wiwe donc ntukwiye gusenga Yesu amaitaje yawe uzohereza ku mugabo
aho none aho hantu ugasanga umugore yewe niwe wigura igitenge niwe wisigishije inzara niwe ukoresheje mu mutwe izo nzara ni ngombwa ngo zisige ntiworekera ntiwoba natirere sawa nta kibazo izo nzara reka zihorere kurumva niwe mbese ureba akanora kanareba n'abana akanora kanazana n'agafuko k'ifora mu gikoni cyane rwose barahari umugabo ahari atagwaye atari ikimuga none ubundi we ntabyumva jega sindashitsa ariko amakuru make ndaheje sabusoni aho unone se ngahe mwira umugore akazinduka mu kazi agasiga umugabo yicara aramutebe cyangwa yazungurutse yabaye maraba kifukuti nani kwanda njo byahene oya jewe kidushutse barakwemeza oya hari ikintu kimwe no kwemera ku rugero jewe ndagushatse shatse umugore wendi wabo nabakire bafite ubushobozi sibyo kandi bakaba bofata inshingano zo gufasha umuryango wacu jewe n'umugore wanje sibyo no kubera ko wenda umugore kubera ko iwabo bajuwa role nini mbese bafata umukingi munini mu rugo rwanje iryo rikaba wenda ryoba ishosho yo kubanga umugore nawe ga yazamutse kuko aho reka kwereka aho hantu iyo point uvuze iyo point uvuze niko kuri wenda kizabibo bunyine uranumva ntabwo wenda umugabo yaragutunze muri cyage mwari mufite ubukene sibyo noneho wenda ngiza abavandimwe hanze none nagira abavandimwe hanze bagira hanze none wa mugore akabapanda akabiceho akarenga ikombe aho jenga y'abagabo aribo mpankubwira nyine nuko atamenye ya situation ukuntu zagenze ngo amenye ati uyu mugore nukansuzuge kwa kuko waba bafite ifaranga ico giye ku mugabo urugo kandi wamutunze badafite ifaranga ahita abwira umugore kwa ko n'umutwega w'urugo akamubwira ati iyi nzu wenda umugabo yakakora karazana wenda 2020 wenda gizo wabo n'umugore nawe sikiziraza sikishura iyo nzu sabe 2020 mba dufite abana babiri cyangwa batatu aravuga ati kubera ko ndi umugabo kandi cyangwa babenye ko umugore atangiye kurawute kumusuzugura byateye ko cyuma cyangwa cyisi yahame ry'umugabo akavuga ngo kubera impamvu y'uyu mugore nubwo banyu badufasha sinshaka umusada ugira gute uvuye iwanyu ugende wicarane anabwe nabasaza n'abarumuna be n'abakuru be ababwiye ati sinshaka umusada nurangiza ugende ushaka kuje mu nzu ntoya y'urumu cyangwa se wenda n'icumba kimwe bari mu zumba bibiri ukeneye agaciro k'umugabo akomeze kagire gute kadumu akomeze kaba agaciro ukavuga ati kubera wino wa mugore wanje niwe nashatse ntabwo wanyu ari wo bagomba kutungira urugo akagenda muri yanzu y'amafaranga makeya akayibamwo bakaza bajya ibyo bariye byose ariko basi umugore akareka kumusuzugura ngo nuko ifaranga ziri kuva iwabo noneho umugabo kubera ko azi kuko ifaranga ziri kuva iwabo n'umugore akamagandamizwa ico kintu abagore bafite ikibazo cyangwa n'abagabo okay je ku ruhande rwanje uko mjumva buriya ngo ababongereza bazava ngo money talks mu yandi mashambo nyine simbivuze ga mu kingereza nyakingereza ifaranga ngo zizazivuga kuriya ngo zigira umunwa zizaze kubutamusheni cyane uzuca gutya nko kuri supermarket zikama zikongorera gira hano tora kandi wageri siri uzifite tora kano kandi jewe inama imwe nogira abagabo ariko n'abagore ndabagira inama naje ndaza kwibagira umugabo biravanga udakora ntakagire gute takajye umugabo utagwaye bo ntabwo icyo twita gukora ari uguheka igikapo gusa no ntabwo gukora ari ukuja muri protector ntabwo gukora ari ukuja muri kinyozi ntabwo gukora ari ukuba umwarimu ntabwo gukora hari abantu baza bakora bicaye mu nzu agakoresha gusa imibare ifaranga zikinjira yicaye mu hano mu ntebe ntibivuze ngo mpaka uje ugaragare ko wahetse ishakoshi ariko umugabo wese agomba gukora waba ufite n'abakunganira iyo niba hati none mfite nk'umuntu unyishurira inzu singira ngo mbambonye occasion yo kubaka iyanje ubwo bwenge ntabwo bamwe bararakaye none tuvuge mfite umuntu unyishurira inzu nanje ku kwezi wenda ninjiza 30 cyangwa 40 ndasavinze 20 20
buri kwezi nyuma y'imyaka ingahe ngo zubaka inzu ubwo naba ndi mu mastarehe y'iki mbonye uburyo donc ico ni igikoni Imana ibitanze cyakigugumura muri ico gihe kuko ntubuzi ngo aya mafaranga bari kumfasha azagenda kugeza ryari kuko uriya muntu ashobora gupfa nta bantu benshi se bazapfa kandi aribo bari batunze ngo ugasanga umuntu atangiye kwiga gukora ari umukecuru ari umusaza kubera rero kutiteganyiriza rero kudakora nibibi biragatsindwa gusabiriza ni daimoni nta kintu kigayitse kandi nta kintu kiza kimera nabi nko Iwana reka ndeke kubivuga birananiye ariko umugabo udakora narengeye kuvuga ngo ni nyankaragata nibumbafu uwo mugabo rwose nari ndamugaye si sawa umugore nawe wa mugore we ko nabwira wa mugore wicaye hari yagushya karakuruhande wowe wambaye amadinete mugomba kugabanya ikiburi nubwo urabona ubu nyine abahungu benshi basigaye bashaka hanze sibyo umugore akama gutegeka nimba warutuye i Burundi akamahubira ati ndagutegetse manukije Ubugande genda uture Barara niko mvuze yamwangiye aranga gutari we guha wishuri none ufite ikibazo nyabaki ngo abagore kibarabasuzugura ariko none uzakugendeye gute none nyine ko oya nashatse nyine mwarangiza washatse wenyine ukishaka hano ku mufuko uti umugabo ufite hano my friend nyine uwe ndabizi ariko se nimba ndi umugabo wawe kandi iri ufite hano birancaze nivuye noneho oye jewe nta mugore gaho hanze ariko bafite ni ukuri nushaka umugore wo hanze akanagusuzugura umva nije nawe ugomba kumushaka wamukunze ari yari tuzokora ivangamutungo uzomubaza ngo ufite angahe nanjye bitangaje ufite miliyoni 2 wenda kuri konti ariko nubwo umugore buri yashobora aba ari ufite ifaranga yakundiye iki kuruva afite icyo yankundiye nanje icyo yankundiye rero icyo agomba kubahira nicyo agomba kunyubahira akagisa konsariga kuzageza tubanye kuko nta rukundo rubaho rudafite inyungu hari umuntu wopfa gukunda tibishoboka ntiwogenda uzuja no mu isoko tubona neza intebe zawe uko hari izindi kubera ko wahisemo zindi uko hari icyo wagendeyeho so ibintu byose ni inyungu izizaramba izitokwandura vuba swate tiwo kwa mugunda z'inyana ufite abana bato bose gira capati mwenga rimwe ariko zo gatereka gure zino kwako zimeze gutya zimeze gutya kubera ko kera giyo ni inyungu urangije so n'umugore nawe rero ntibakaza birengagiza ko nubwo aha kwishurira inzu nubwo agufashe en charge ariko kandi nawe tugendeye kuri kanuni yo gushaka nawe ntiyari kuri standard yawe cyane mwirabanje kuko ubu nyine ibintu umuntu asigaye ashaka bitangana nuko angana bitewe nuko ubushobozi bwe buhana tuzi ko uyu munsi jewe mbonye ubushobozi kuva hano ngo nguva afite pilote afite imodoka ndakurahiriye n'umukobwa wa Ruberwa nogenda ubu nyine nkama mushogora nkamuzana cyangwa umukobwa ari we wese aho abakobwa bari hanze bene babakobwa nyine bataraye beza cyane nta muntu ngo mubuhabo ariko nyine ngo ni mwiza ku giti ciwe ariko nyine batari beza cyane bikabije kubera ko afite ifaranga akamagenda akabamanura umuhungu ureshoti usumba yaramwiremeye kandi noneho yamara agatangira kumuhahaza kandi urumvaga nawe nigishoro yarangije muri uriya muhungu ariko ndi mukubabara n'abo bantu mana so abagore rero bagende bagabanye ibintu umugore umwe ngo bageze muri Amerika noneho ngo atekeye umugabo ngo bamare kujya nako bashyize ibyo kujya ku meza yamava mu rushingo pya arikusa umugabo bigenze gute abone bishashi ni busurusho wankubise tukiba muri Kongo ati ndakwishwega noneho ukora icyo ukora muri Amerika abagabo ntibazavuga ikintu cya mbere kibanza n'umwana umugore
imbwa umugabo azaze inyuma y'akane ndabihanganishije takundi ndabihanganishije wa papa beza biriya byose ni ukugwanya projet y'Imana ga niba utabizi inyaye wowe ni administration kugenda bagabanya Imana yaregize gutya yagize umutwe no kugenda batugira urumva bakeraga batugejeje mu birenge batugeze imirizo kandi turi imitwe ivyo bintu rero sivyo ikindi kintu jewe novuga kuri ubu ngubu basi tuza twubaha n'umuco wacu twubahe n'abavyeyi bacu nutoba umukristo icyo umukristo icyo ntacyo turi bukivugeho ni ibiri mu mutima ariko kandi bifite amatenda adasohoka hano hanze abantu bakayabona buri umuntu urimo kristo ntibigoye cyane hari umuntu watubwiye ngo ntabwo hakenewe kubwiriza ubutumwa hakeneye kuba ubutumwa jeka ubutumwa wandeba akabona ico abantu bababonemo Kristo nako n'ijambo ry'Imana yego ngo turama baru mbere ya yote natosara baza kubona ukiyakama kona mbere ya yote ibaru isomwa n'abantu bose kwa matendo yetu na mienendo yetu ivyo dukora ivyo tuvuga ngo akari mu mutima gasesekarira ku munwa rero hari umuntu azanga ngo nivugiraga buriya kera buriya ijambo iyo kuvuga ngo risohoke mu kanwa gusa haba ribajyanyuze ahantu hatatu hazaba icyo bita conception des idées donc ni ugutwita kw'igitekerezo aho iyo umaze gutwita igitekerezo cyangwa se ijambo kizagenda kikanyura muri deliberation deliberation akaba ati iri jambo niyo cyangwa se cyo byamara ukidelibera ikacyohereza muri decision gikamfata ijambo ikamubwira akanwa ati kivuga no ugasanga wahindura ngo nivugiraga wumva inama z'abantu batatu zahuye akanwa kara executive so niyo mpamvu birizi ivuga ngo mbere yo kuja kuvuga ngo ubanza gusungurutsa ururimi inshuro zingahe niba ari 7 inshuro 70 niba ari 7 iri jambo niryo ubundi nta jambo ribiri haba ahubwo haba kuvuga ijambo mu mwanya utari uwaryo tuzi ngiye muri gymnastique cyangwa gukora ijambo mu mwanya utari ngiye muri gymnastique muri sport namara ngamara hari ubase ndayumva ntazi gymnastique arayizi sport no ngiye muri gymnastique muri sport hama nkubitamo costume wibaze ibintu ngakubita karuvante na congo namara nkamasha ngo ibarabara bovuga ngo umuntu yasaze ariko nambaye kimono cyangwa kilote ni sengeri umuntu wese uzamora azabanga umuntu ari muri maso wese ariko kandi nija mu kazi nambaye sengeri n'ikimono nk'ugiye muri siporo cyangwa nkaja mu materaniro nambaye ikimono n'isengeri n'ikirato cya siporo ubwo bamwe nahagwa so buri kintu mu mwanya wacu nta kintu kibi kihaba ahubwo haba ikintu gukora ikintu mu mwanya utari uwacu ahantu hatari ahacu kuvuga ijambo mu mwanya utari uwaryo rero ivyo nivyo abantu nyine basigaye bakora ugasanga byazanye itatizo turiho tugiye kubusa ivyo bintu bifite ubwenge nanje hari ivyo nkuyemwo bigiye gutuma iboma ikomeye yari ikomeye ariko ngiye gusa kandi gira gute kuyimarika murakoze cyane umutumirwa wacu kico naje nari ngiye kugira gatoya gusa turangiza ikiganiro cacu no kubwira abagore nubwo dufite ifaranga nubwo dufite abasponsa nubwo dufite abantu bafite n'abavandimwe wenda bafite izo faranga ariko agaciro k'umugabo tikagomba gutakara umugabo igihe cyose umugabo ni umugabo igihe cyose ni umugabo kubera kuko ni byinshi twari kuvuga ariko tuzogaruka mu gice cya kangahe cya kabiri ntakibazo ati turahari kubera kuko urumva ati twakaba tuvuga ibintu byose biri mu
mutwe wacu cyangwa se ibitekerezo zanje n'uwacu hano ayo ni ibitabo tubibahereza ubu ni ibitabo bishishaye hano imbere yanyu yego ariko duce bugufi abamama ujya umugabo niyo nagukubita n'urushi kuriya wagize amakosa hari igihe bakubita kenshi ubwo ntabwo mucanga murabone ko byose ubwenge busubire ku gihe ubwenge busubire ku gihe none gamwe abantu mwe n'abagore mwe niba sana bakubita n'urushi takwambiriza ngo wirukwanguje he kuraje he kuraje umugore ufite abana 2 3 kuraje he mureke dutuze twubaka ingo zacu tuzikunde dukunda abagabo iyo wakunze umugabo wawe uzumweza n'ijambo mu bandi utamukunze waramugandamisha no mu bandi azagera mu bandi akazamenya ko wacanganyikiwe ako kantu gasigarane wa mama we uraganira isarire iyo mukanje nabazango yuve nubwo watagiye faranga nuko mw'abantu none ga wawe ubwira abaturage bacu reka mbashimire mwe mwadukurikiye n'abazokurikira ikiganiro kizokurirwa kugaza yesagaruse abantu bakigikurikiye icyo mbasaba ni kimwe ni gukora sub ni ukuri mukore subscribe kuri ino channel kugira ngo muzamubonera ibiganiro ku gihe ntimukaza mukereza mu sharing mu commenting du supporting iyi famille n'abantu beza kandi n'ijambo rizoza rihanyura iyi ni Carrefour hazazanyura ibintu byinshi rero turabashimiye ko mubikoze abakunzi ba muri TV show Banguvu TV show na yandi macano mukunze kumbo icano yose wambonyeho niwumvira ijambo wamukora sabe kuko bitagira se ngo sikuru wibiga ngo muratikanyije ngo wigishe y'igiti wokora sabe ku macano 1,000 kandi kuri email yawe nta kibazo bitwaye turabashimiye murakoze cyane